ndibuka umunsi wa mbere umukobwa nakunze yangize yanyanze namaze ibyumweru 2 narya nibwo bwa mbere nge nari nkunze. Wari urangije secondaire cyangwa wari wo? Sinari ndangije secondaire, nari ndi muri primaire. Yego batangiye gukunda kera. Ni byandi by'abana nakunze nyine niga muri primaire kandi nkunda umukobwa nyine tu, ariko uwo mukobwa ntago yigaga muri primaire, yigaga muri secondaire. Umunsi umwe rero yamenye yuko niga muri primaire ahita nyanga. Yes, ikiganiro The Blessing Show, amazina tumusime Juliet. Nyibisanzwe rero mbanje kubasuhuza mu izina rya Yesu Kristo, mwere hariho hose Uwiteka bagire neza kandi arusheho kubanezeza. Hanyuma rero nkuko bimenyereye buri munsi tubazanira umutumirwa tukabasha kuganira nawe, tukamenya uwo ari we, tukamenya byinshi kuri we, ubuzima bwe uburyo abayeho. Uyu munsi turi kumwe n'umuramyi w'umunyarwanda of course, Serge biteze. Meze neza? Urakomeye? Tugusanze hano, twagusuye, ameze neza nta kibazo. Kuki wahisemo kuza hano? Nahisemo kuza hano kubera ko nikundira intara. Nikundira intara? Navuga ngo dukoresha kugira ngo turi mu ntara, ntabwo turi mu ntara, barimo kubabeshya turi mu mujyi wa Kigali. Anyway, Serge, wenda ku bantu benshi barakuzi, ariko turagira ngo tubwire amazina yawe nyir'ubwite bakwitiye nk'ababyeyi. Amazina yanjye ni Serge Yamuremye. Nuko nta rindi bakongeyeho, nta ry'ubusitari ufite? Nta Serge ni nawe nkoresha. Sikara umuhanzi wenyine udafite izina rihinnye ry'ubusitari ukuntu. Sure. Cyo kuzana Pasi y'Abizimana ukuntu. Ariko abandi bagiye bahina ukuntu. Okay. Hanyuma turagira ngo noneho utubwire Serge ni muntu ki? Serge ni umukristo nkunda Yesu kandi uri umukristo. Ndasenga, ndi umusore ushima Imana. Serge yavukiye he se ubundi? Nigize amatsiko yo kumenya. Reka uri umunyakigali buriya? Kwa nyirano kabisari. Reka numvaga ari umuntu wo mu ntara aho ngaho, ariko noneho uri umwana w'i Kigali. Urimo nditoza kuba mu ntara. Okay, birumvikana cyane. Hanyuma Serge background ye tugira ngo tumenye primaire, secondaire wayigiye he? Primaire nayize ku bigo byinshi kubera ukuntu twagendaga twimuka, sinzi rero nimba nazivuga zose. Okay, twagiye nta kibazo. Nize reka mvuga nasoreje Kivugiza. Secondaire niga muri Aperugunga muri Buri. Okay. Hanyuma ngize amatsiko yo kumenya ese Serge mu buzima bwe yabayeho akiri mutoya, akura, yakuranye n'ababyeyi. Serge yakuriye hehe, yabaga he? Sibyo ko tusanze hano utuye hano, ariko turagira ngo tumenye neza Serge ubuzima bwe bwose, aho wagiye uba, aho wagiye. Okay, njyewe nakuriye muri Kimisange. Niho nakuriye kugira nk'imyaka 10. Mva Kimisange, mva njya Kacyiru bonaho. Waribanaga cyangwa abanaga n'ababyeyi? Nabanaga n'ababyeyi. So still twongera kugaruka i Nyamirambo. Ntekereza ko i Nyamirambo ariho nakuriye. Niho ababyeyi baba? Ababyeyi banjye ntabwo baba mu Rwanda. Hanyuma Serge kuririmba nk'umuramyi, kuririmba indirimbo za gospel wabyinjiyemo ute, byaje gute? Nabyinjiyemo igihe nari maze gukizwa. Wakijwe ufite imyaka ingahe? Nakijwe niga mu wa 3, ariko icyo gihe sinibuka neza, keretse nsubiye inyuma ngatekereza nka imyaka nari mfite. Secondaire? Yes, ariko nakijwe niga mu wa 3 secondaire. Raperugunga. Yego. Nibwo wabyinjiyemo wumva ko ufite iyo mpano cyangwa barayibikubwiye? Nari nsanzwe nyifite, nari nsanzwe ndirimba ncuranga, ariko naririmbaga secular. Sure. Yes. Wari byose kure? Cyane rwose. Aririmbye muri team se cyangwa aririmba ku giti cyawe? Okay, naririmbaga muri team yitwa
hari harimo ba Nason, ba Puff G, ba Didier. Yes. aha hanyuma biza kugenda gute rero Nyuma rero nari mfite bigufata impano gute yo gucuranga no kuririmba. It's my testimony kuko niyo mpamvu nanditse iriya ndirimbo yanjye biramvura. So nuvuga ngo natorewe kuyobora korali cyangwa se worship team. udakijijwe Nakijijwe reka nibibo kubera yuko nari wari mfite ufite impano. impano Nari mfite impano kandi nashoboraga no kuba naririmba. So ntabwo navugaga ibintu byinshi, nabaga nuje byatari. So nyuma rero barantora ngo nyuma ya worship urabyakira se team. cyangwa urabyanga Ntabwo nari kubyanga kuko numvaga ari hit. ubaga ari hit yes Numvaga nyine mbonye time noneho yo kugaragaza yo impano kwigaragaza yanjye, yo yes kwigaragaza. Icyo gihe rero ndemera ndabayobora ariko aho ngaho Kristo aramfatira. Yes. Kandi amfata noneho akoresheje umuntu still ubu ngubu arimo aririmba sekira. urabeshya Yego. Yamfasha ati yambwiye ijambo, amaze kumbwira ijambo ritari injyana, ritari tuma njya gukizwa cyangwa se yari kubwiye ari gukomeretsa ari kubwiye ari gutera courage ari kujyana kuri Yesu yari kubwiye mu buryo yarimbwiye rinkomeretsa rigukomeretsa kandi mwarakoranaga yes. Noneho iryo jambo ambwiye rero rinjyana kuri Yesu. kuri Yesu Yego. bituma uvayo wese Yego. ufata icyemezo Cyane rwose. uravuga ati ngiye muri gospel Ni ubuhamya burebure. uvuga ngo wakijijwe it's okay feel free wakijijwe wayoboye worship team urangije ukizwa nyuma uri umuyobozi. Reka mbigusobanurire. Yes. Okay, narakijijwe gukizwa kwanjye kuntu byaje. Nari nyoboye worship team ariko ngiye nabikoraga kugira ngo bambone. Bakubone. Yes, nabikoraga kugira ngo nshaka yuko nyine abantu bareba Serge ashobora kuririmba neza, Serge ashobora gucuranga kugira ngo nyine abana mu bigo by'amashuri nyine Yeah, of course, ufata hita no yeah. So ndangije ukuntu byagenze so yaraje ambwira ijambo arambwira ati Serge ntacyo bitumarira kuba urimo urakora praise and worship ariko none ushaka no kugira ngo bigaragaze ntacyo bituma like nta kintu bitwungura ahubwo biratwica mu kazi kacu. No kuvuga ngo ahubwo ntacyo bitumarira. Njyewe nabikoraga nshaka yuko abantu bambona ariko nkabikora mu buryo bwo kugira ngo nyine ndamye Imana cyangwa se ariko kwigaragaza ubwibone washakaga ko nashaka kwibona imbere y'abantu nyine bashima ibyo nkora. Urumva bashima ibyo nkora. Nari performer muha nyine sinabiga gutera ndabyumva cyane umuntu ushaka nyine kugira ngo abantu bamubone. Yes, washaka kwigaruza imitima y'abantu mbega kwigarura imitima y'abantu uyifate ubuce hose avuga Serge aratambutse mu kigo cyose umusitari aratambutse ati ibyo ntacyo bitumarira byihorere aho kugira ngo uririmba ahubwo ari perezida wa wanoze wa groupe de prière aho kugira ngo ukore ibi ngibi wabireka. Yarabizi aho kugira ngo ukore performing wabireka noneho ukajya ucuranga gusa abandi bakayobora. Numva arankomerekeje cyane cyangwa ngo twe tukabikora ariko we ntabwo bishobora urakomereka kandi umuntu w'umusitari uzi ibintu uzi kuririmba uyoboye koko numvaga noneho nzi no kuririmba byatari nta nubwo ndusha kuririmba usanyemeyeho ndatambabaye cyane. Sinzi ukuntu nagiye mu kabati ndimo ndashaka CD to kugira ngo nibagirwe ibintu byambaye. Numvaga nakemye kandi yabimbwira imbere y'abantu. Numva nasebye pe ibintu bibaho nyine numva ntago bishoboka gute se umuntu ansebye imbere y'abantu umusitari nkawe. Ubwo ndangije ndagenda njya mu kabati kanjye. Maze kujya mu kabati ngiye gufata CD just ngo nirebere. Ndangije nkubitana na Bibiliya. Maze gukubitana na Bibiliya nkubitana n'ijambo riri muri Matayo 6 avuga ngo amasome ngo mwirinde nimugakora ibyiza byanyu imbere y'abantu kugira ngo babarebe kuko nimugera muri cyo ari ntangurana muzagurirwaho na so mu ijuru. Ahubwo nugira ubuntu ntukavuze ihembe imbere yawe nk'uko indyarya zigira mu masinagogi mu rusengero
no mu nzira ngo bashimwe n'abantu. Ndababwira ukuri yuko bamaze kugororerwa ingororano na so mu ijuru. Yes, bamaze kugororerwa ingororano zabo. So iri jambo rero nafashe Bibiliya gutya nyirifata gutya ndafomboza kwa kudi by'abana. Abandi bafomboza nyine babizi. Fomboza gutya mfomboje nkubitana n'iryo jambo. Maze gukubitana n'iryo jambo direct nahise numva yuko ninjye nyine ndimo ndabwirwa. Kuko nari mbizi neza ko ijambo ry'Imana ari ubuhanuzi. Nabaga mu nzu y'Imana. Nari umuyobozi wa worship team, nari mbizi. Mpita numva nshiriwe iteka birarangiye. Mpita numva nyine ubuzima bwanjye nyine ni ukurimbuka nta bindi. So aho ngaho niho nahise mfata icyemezo. Ndavuga ati se data wambabarira ukibagirwa ibyo nakoze, ukibagirwa ukuntu nashakaga kugira ngo bandebe, nashakaga gutwara umwanya wawe. Numva ibintu byose birahindutse uwo mwanya. Buriya umuntu arimo arakizwa cyangwa se umuntu arimo aratura, hari ibintu bihinduka ku buzima bwe kandi ukabyumva. So numva byari bigoye kugira ngo ndire, nararize numva nyine ntababarirwa, uri wenyine, ndi njyenyine. So icyo gihe nibwo nababariwe ndakizwa. Maze gukizwa nsubirayo hari kuwa kabiri, hari kuwa mbere. Kuwa kabiri tujya ku ishuri bisanzwe, kuwa gatatu twateranaga mu minsi 3 mu cyumweru, ngira ngo urabizi kuko yes. So umunsi wa gatatu rero nibwo nasubiyeyo, urumva ngiye gusenga bisanzwe, njyana na gitari yanjye. None igisekeje nuko wa muntu wambwiye ngo ntukatuyobore ahubwo ujye ucuranga gusa, niwe waje arambwira ngo Serge watubabariye ukatuyobora. Wari ufite Imana ukatuyobora. Ndaje ndamubwira ati mu by'ukuri ntago numva bindimo, reka ncurange mbabarira. We none agira ngo ni beef, nyine mfitanye nawe ikibazo gikomeye cyane. Nuko biracaho, bimaze gucaho umunsi wa gatanu noneho arongera nanone arambwira ati Serge ongera utuyobore. Noneho ndangije mpita ndirimba ngo umusaraba w'isoni sindishirijwe kubona. Nyiririmba nivuga ngo munsi yawo, umva amarira sinzi ahantu yavuye. Nararize. None igisekeje nuko naririye n'imbere y'abantu, kandi noneho babana nashaka kugira ngo bambone. So urumva none mu banyeshuri urabizi, kugira ngo urire imbere y'abanyeshuri none uri umuntu wiyumva byatari, none uri byabaga ari ibintu bigoye. Noneho umuyobozi sinzi ukuntu nyine umwuka yarayayoboye mbega biranga, nshaka no kubihagarika biranga, tundarira. Noneho sinzi ukuntu n'ubuye amaso mbona hari n'abandi bantu barimo bararira muri public cyangwa se muri salle, mbona harimo n'abandi barimo bararira. Uwo mwanya nise numva ijwi rimbwira ati hari abantu barimo barakira. none wari utangiye akazi neza. Umva njyewe icyo gihe nahise mfata decision yo kuvuga ati ndakijijwe. Nuko nakijijwe. So ikintu kindi noneho gisekeje, ukuntu Yesu ajya agira neza cyangwa se ukuntu adasanzwe, arasohotse. Maze gusohoka ageze hanze, noneho ba bantu batangira kuza bambwira ati Serge uririmba neza, wadufashije. Oh my God. Icyo gihe kuva umunsi nese mba umusitari muri aperi. Wow. Nese mba umusitari, like ntajya njya muri class abantu bakavuga ati Serge araririmba. Mu ishuri, mu bigo, mu kigo, like nyine abantu batangira kunkunda. So ariko byatangiye kuza icyo gihe nyine byari bibaye ibyo bintu. Nibwo watangiye kwinjira mu gakiza neza, uzi ibyo ukora. Noneho nyuma
nuko byaje nyine ndakizwa. Urakizwa. Sekiro urayisezera gute? Sekiro ntabwo nari nyiririmba. Nibwo icyo gihe ko twari turi mu ishuri, urumva ntabwo nigeze nongera gusubira icyo gihe. Ntabwo nigeze nongera gusubirayo, nigumiye nyine tu mu nzu y'Imana. Ntabwo abo mwakoranaga ntabwo byabateye ikibazo gikomeye kubura? Ibintu rero bya band twari dufite nyine twari tukiri abana, yari imiguruko nyine biri aho ngaho, ibintu nyine by'abana biri aho ngaho, ariko nyine badukunda muri maison de jeunes. So ariko nta nubwo nabimazemo igihe kirekire, ntabwo nari mbirimo neza, ariko nari narabigiyemo already. So nibyo byatumye usohora impano yawe mu by'ukuri. Sekiro. Yes. Ntabwo Sekiro yari yatumye nsohora impano yanjye, ariko niyo watangiriye, no kuvuga ngo watangiye muri Sekiro. Niho hantu hambere, ahantu nasohoreye music yanjye cyangwa se uririmba bwa mbere. Ikiza kari muri Sekiro muri Sekiro. Ariko si icyo gihe naririmbaga, ahubwo ahantu natangiye kuririmba ni muri gospel, nyine muri icyo kigo cy'amashuri, kuko ahandi muri Sekiro aho naracurangaga piano. Yes. Okay. Mu rugendo rwawe rwa music ni ikihe kintu cyangwa ni ibihe bintu bishobora kuba byarakubereye inzitizi mu rugendo n'imbogamizi mu rugendo rwawe rwo kuririmba? Yes, mu rugendo rwanjye rwo kuririmba ikintu cyabaye inzitizi cyane cyangoye, nyitangira umunsi umwe nigeze kujya kureba producer, ntabwo namuvuga. Ndagenda imvura irimo iranyagira, ndazamuka umusozi wabo hari kure byatari. So mageze nsanga ingufuri iri ku muryango ntago yaje, kandi yari yamamagaye ngo ndahari. Oh my god, nongeye kumamagara, numva telefone yafunze. Baba we, mpita ntekereza ahantu ngiye gusubira n'amaguru, ukuntu hangana n'ukuntu naje n'amaguru, noneho n'imvura inyagira, numva ndababaye, ariko sinacika intege, ndakomeza. Okay. Nihe ndirimbo ya mbere wasohoye yawe ku giti cyawe? Indirimbo yanjye nasohoye yitwa ya mbere, yitwa Nyiri ubutware. Yakurikiye ni yasagarutse, nishimiye n'izindi zitandukanye. Kugeza ubu ufite indirimbo zingahe Serge? Nyinshi neza uri kwandika. Nawe tekereza igihe wamenyeye. Ni kera cyane. Nihe ndirimbo mu ndirimbo zawe wakoze ukavuga ati iyi ndirimbo yanjye ndayikunda, inkora ku mutima? Niyo indirimbo zanjye nyinshi nagiye nkora zaranshimishije, especially yasagarutse, nubona unaniye urugendo, hari na nyinshi, na wundi nambaza, hari Uwiteka aramarije. Urebye zose kabisa ako iyo iri biramfasha cyane n'ubuhamya bwanjye, ukuntu nakijijwe biramvura. Aha. Iyo ugiye guhimba indirimbo ukurikiza iki Serge? Nziza gute? Njyewe ntago njya mpimba indirimbo kubera yuko ntago njya ku musozi, ngo njye gusenga nk'uko abandi bajya bivuga, cyangwa ngo nicare hasi ngo ntekereze ubuzima bwanjye. Njyewe ikintu nkora, ndasenga, namara gusenga nkumva neza yuko Mwuka Wera arimo arahamanya nanjye yuko ngomba kuririmba. Mwuka Wera mu indirimbo, yamara kumpa indirimbo nkareba icyo Mwuka Wera arimo arashaka kubwira ubwoko bwe, then ukayikora. Kuko hari indirimbo nyinshi nagiye nkora muri studio, ariko nagiye nkora kubera impamvu runaka, cyangwa se kubera yuko nshaka kwandika ibintu bikomeye, cyangwa se kubera yuko nshaka ariko kubera Mwuka Wera n'ubushake bwa Mwuka Wera, urumva we ubwe akora ibishoboka byose kugira ngo anyuzuze cyangwa se avugane nanjye, then avugane n'ubwoko bw'Imana, kuko arabanza akamvura biciye muri iyo ndirimbo. Yamara kumvura iyo Mwuka Wera agakora uko ashaka kugira ngo avure n'ubwoko bwe.
yes naho ubundi ntago ngiye kukubwira ngo ndi umuhanzi ngo ndandika naba ngiye kubeshya nubwo mbikora ariko nzi neza yuko ibyo ndirimba byose mbihabwa na mwuka wera si njyewe ni Imana ibikora ni mwuka wera ubikora uvuga ngo mwuka wera yaje indirimbo irasohoka ntago mwuka wera aza ahubwo mwuka wera atuye muri njyewe ahubwo iyo avuze ati iyo anyemeje cyangwa se akanyemerera yuko hari ikintu ushobora kuba nabwira ubwoko bw'Imana ubwe hari ibyo ambwira yamara kubimbwira nkabivuga ukabivuga byose urimba byose mukabera n'ubivuga ntabwo ngiye kuvuga ngo ibintu byose ndirimba ni mwuka wera ubivuga ntagiye kukubeshya kuko hari n'ibyo nandika ariko atakuvugishije cyangwa se nkabiririmba atamvugishije ariko ibi niryohera cyane cyangwa se ibyo nsohora byinshi ibyo nshyira hanze cyangwa se indirimbo yose nshyira hanze inyinshi nizo mwuka wera bayanyemereye kugira ngo nsohore ariko nshaka kubwira ati iyo ngiye muri studio ntabwo mba nafashe ikayi ngo nandike telefone yanjye iramfasha iragufasha mfashe iki ndafata gitari namara gufata gitari nkaririmba namara kuririmba ubundi nkazajyana record muri studio noneho nkahera kuri ibyo ngibyo naririmbye ariko noneho nandika ariko noneho mwuka wera urimo anganiriza akambwira ati do this cyangwa se n'umuntu turakorana nkaba namubaza se urabyumva gute gutya na gutya nakumva mamanya na mwuka wera yuko iyo ndirimbo igomba gusohoka igasohoka ibyo byanze bikunze hari abantu benshi ihindura cyangwa se ikora ku mutima Serge ubundi urugendo rw'ubusitari sibyo iyo umuntu ari umusitari umuntu yagiye hanze yasohotse hari igihe bivuna mu buzima bwe kuri wowe kuva aho watangiriye ku musitari kumenyekana gukundwa bano kubwiririmba neza Serge ibintu nk'ibyo ukabyumva mu matwi yawe buri kanya byigeze bikubaho kumva ko kujya mu bantu wakisha naciye ahangaha bakabona Serge natangiye kuririmba kuva kera kandi nkiri mutoya ndibaza yuko natangiye sinibuka imyaka nari mfite ariko nari ndi muto pe nari ndi muto kuko nari nyiga muri segonderi nk'uko nabikubwiye urumva rero ntabwo nari mukuru cyane nari muto kandi icyo gihe rero nari famous igihe wumvishe indirimbo yasagarutse abantu bari batangiye gukunda ibintu nkora cyane ko ndibuka umunsi umwe nigeze kujya ahantu kuririmba baranterura abakristo hari ibyo abantu bijyaga bakora muri segonderi umuntu yabona umusitari akunda agafetinga akagwa akagira ngo turago byize ko byabayeho reka byabaye special abakobwa n'abantu byajyaga bibaho umuntu akagwa ariko byo byari bikabije cyane muri New Life kuko nigeze kujyayo ndibuka njyayo ndaririmba abana ntabwo bafitinze ngo bagwe sibyo wabonye ko bashize njyewe nararirimbye bakinga sale abanyeshuri just mvuye kuri stage banyirukanka bafunga sale hari harimo haraberamo concert kuko njye naje actually ntekereza ko byari ibintu nta nubwo byari ibintu bya gospel ngira ngo byari ibintu by'urubyiruko bisanzwe batumiye n'abandi bahanzi batandukanye ariko noneho njyayo nyine ngiye kuririmba ntabwo nari nzi ibyo bantumiyemo ibyo ari byo njyayo ndaririmba nyine ndirimba gospel ukuntu banyakiriye nabo nibo bakoze amakosa urumva baranyakiriye bamanye n'ababodyguard abanyeshuri nawe amapeta itazamuka no kuvuga ngo yarazamutse ahubwo njyewe nabonaga nyine ari ibintu ntamenyereye kuko ntabwo ari ibintu biba muri gospel so it was like nari nyine mutoya protocol iteye ubwoba bodyguard no ninjira mu kigo ninjira muri salle abana bavuza induru banze guceceka bageze arya nawe ndabyibutse kuko twe ku kigo cyacu bigeze gutumira The Ben batumira Tom Close batumira na Meddy bakiri mu Rwanda baraza ariko urumva
twaje muri sare abantu barasara ukabona neza abantu bashize ndabyibuka abana bagwaga bakikubita hasi ndavuga excuse me ibintu bibaho so niyo banagira ngo menye ko byakubayeho urumva rero ngiye ibyabaye mbona naririmbye bakize kuri stage nkiza banshyira kuri stage uwo babanje kungumisha nyine nguma mu modoka uwo muntu ukomeye aho ngaho nyine njya kuri stage ari uko bahamagaye abanyeshuri batazi yuko mari baguhishe nk'umuntu icyo gihe aramagije abantu bari bayikunze cyane cyane so yewe wabawe nkirangiza kuririmba mvuye kuri stage ngiye abanyeshuri barankurikira ari ikivunye noneho barangije bantanga imbere ari benshi barafunga umuryango urumva bamaze gufunga umuryango karabaye noneho yes bamaze gufunga umuryango nyine mbura uko naha noneho ikintu cyabaye noze master niwe waje abonye ibintu byakomeye urumva n'abanyeshuri barafatanya baransohora ariko byari ibintu bitoroshye none barafunga ngo uhagome bagukubite baguhobere ndashaka kumenya ikintu nyamukuru ibintu byambayeho muri mu ma high schools uburyo niyeze gufata umwanzuro ndavuga ati ntabwo nzasubirayo kuko nabonaga yuko ari ibintu birimo biranshyira cyane kure y'Imana ahubwo kugira ngo mbone yuko ari Imana mbere ahubwo nkabona byazamuraga kwiyumva kwawe muri laptop yanjye naratubitse just nkanoze nka souvenir cyetse wenda naza kutukwereka turebe so byukuri it was like ntabwo ushobora kukubikubwira ngo byumve byukuri baragufungiranye bicara merutse icyo gihe yes uratuza barasara nta kintu ari gukora ikintu cyari gihari nuko gusa hari abanyeshuri bandi bari banumiye like bamprotectingaga buri muntu wese ashaka kuma ngo autographe iki ebana banze ko nasinye autographe ikigo cyose abantu bose bari muri iyo sare urabasinyiye bose amashati ntago wasinyeho uniform kuko ikintu cyanyejeje nyine nuko director yayo waje urumva rero ibintu nk'ibyo ngibyo ni ibintu byashoboraga kuba byatuma na emotions zo kugira ngo umuntu yishire hejuru iza so ndavuga ati no I have to stop these things guys no kuvuga ngo we byaguteraga gutuma ujya kure y'Imana ibyo bintu bituma umuntu ajya kure y'Imana yadakomeye ariko ndashima Imana kubera ibyo bintu byose mba narashiyemo ndavuga ngo urwego ugezeho ntabwo byatuma hari ibintu bitakinsheka bitakigukoraho ubu ngubu ubu ugiye muri secondaire bakavuza induru wabwira ati okay umva n'ubu ngubu niyo bayivuza gute ntabwo bishoboka ko mba numva yuko ari nta kintu bimpinduraho nta kintu bimpinduraho kubera yuko ntakubiswe inshyi nyinshi kubera ibyo bintu urumva kandi abanyeshuri sinzi impamvu uvuze inshyi za Kristo remetera cyangwa se kuko hari ukuntu wizamura noneho ukaba undi muntu ibyo bintu rero byambayeho ku buryo uyu munsi ushaka no kunsanga ku muhanda ndimo ndiganirana n'abapeti bangana nka gutyo cyangwa se iki ko ntabwo ikintu cyitwa kwiyumva kumva ko naciye ahantu bari mukundira ngo ndi umusitari iki ibyo bintu ntabwo bikiba muri njyewe byararangiye reka mvugira abantu bose muri rusange nk'abantu bahura n'abantu benshi abasitari muri rusange sibyo nkeka ko abantu bose bibabaha benshi ako kantu kuca ahantu wahiyaciye none nawe ukumva ko niba ninjiye no mu bantu ndihisha filime ibiki n'ibiki ukihisha kugira ngo abantu batakumenya uwo uriwe ni irihe banga wakoresheje kugira ngo ibyo bintu bikuvemo muri wowe ibyo bintu nta banga rihari ni uko gusa naje gusobanukirwa ko atari nzi kuko narirebye nireba njyewe Serge umwuka wera arimo arakorana nanjye cyangwa se nemere umwuka wera ngo ankoreshe noneho nireba nanone
ari Serge gusura aho ngaho urumva urimo urakora nyine ibintu bye you understand urimo urakora nyine kugira ngo abantu bamubone nsanga biratandukanye cyane yes numva biratandukanye kuko Serge muraririmba like ashaka kugira ngo agaragare nta kigenda ariko Serge urimo urashaka kugira ngo akore bitewe nuko arimo arashaka kugira ngo ubwe abanza avurwe ubundi n'ubwoko bw'Imana. Serge ufite target yo kugira ngo abantu bamenye Kristo atandukanye cyane na wa Serge ushaka kugira ngo abantu bamurebe understand so rero ntago nibaza yuko without Mwuka Wera nta kintu nakora nta kintu nashobora ngiye kukubwira ngo ndi umuhanga mu kwandika ngiye kukubwira ngo ndi umuhanga mu kuririmba ngiye kukubwira ngo ndi umuhanga mu gucuranga cyangwa se ibintu byose bitandukanye naba nkubeshye Jiri nta kintu na kimwe nzi ni Imana yonyine Kristo we wenyine ushoboza gukora buri kimwe cyose nkora niyo mpamvu abantu bambwira ati se Serge abantu bategereje kenshi bavuga ati Serge uzajya muri sekire abandi bakabivuga uzajya muri sekire ntabwo nabishobora umva nkubwira ikindi kibazo wenda ngufitiye ndibaza nimba ikibazo hariho abantu bava muri gospel bakajya muri secular wowe ndumva warafashe icyemezo kuri ufite impamvu wagifashe sibyo ariko buriya ndagira ngo menye neza nagifashe se nafata iki sasa okay ndagira ngo menye neza ubona ari ihe mpamvu ituma abantu bava muri gospel bakajya muri secular sibyo ese gospel no kubera itafite amafaranga cyangwa irayafite mu by'ukuri cyangwa nuko batarafata icyemezo nyamukuru cyo cy'ibyo bakora mu by'ukuri reka nkubwize ukuri Jori buriya nimba hari abantu bakize ba mbere ku isi n'abantu bubaha Imana sibyo nimba hari abantu ba mbere b'abakire nzi cyangwa se bakize n'umukire yakubwira ati uyu muntu arakize ni umuntu wubaha Imana ni umuntu usenga ni umuntu ukunda Kristo kuko uwo muntu afite ubutunzi burenze ubw'undi muntu wese ashobora kuba yatunga why kubera yuko nshobora kuguhereza 500 ntagire ikintu akumarira ariko njye wayama akakunyura yago kubera yuko hari ikintu cyabanje kunyura ubugingo bwanjye mbere yuko ngira ikindi kintu gishaka kuba cyanyura ubugingo bwanjye menzi yuko nyurwa cyane na Kristo kurusha amafaranga n'abafite so ntago nitaye rero ku mafaranga n'abafite muri gospel ntago nitaye ku butunzi n'abafite muri gospel sinitaye kuri buri kimwe ahubwo nitaye kuri wa Kristo nakiriye kuko niwe unejeje kurusha amafaranga niwe unejeje kurusha ubwo nibyo naririmbye I was serious ntabwo ndakina aramagije urumva aramagije kuruta ibindi byose kandi ikintu cyose njya kuririmba mba nabanje kugereranya nkamenya ati ese nimba amagije gute yes kubera icyo amagije ese iki ngiki cyo ntabwo kimagije kurusha iki ngiki ariko Kristo aranyura pe no kuvuga ngo abantu bajya muri circle baba batarafata cya cyemezo baba batazo bakurikiye ntago mbizi urumva ntago mbizi ariko nimba umuntu yasobanukiye Kristo yamenye uwo ari we nyeka katamuvaho bo ntekereza ko buriya se utekereza ko abantu bajya muri sekira bose ari uko nta mafaranga muri gospel baba barabonye simbizi uterwa banza bisinze ntekereza ko ari kwibohora let me say that kwibohora ntekereza ko ari ukwibohora kuko hari igihe idini cyangwa se ubuyobozi budukuriye budusaba ibintu tudashoboye kuba twagenderaho cyangwa se twakurikiza so kandi niyo batabigusaba ukabona ko ari byo birakugomba yuko ugomba kwitwara gutyo sibyo ariko iyo wamaze gusobanukirwa uriwe iyo wamaze gusobanukirwa yuko atari idini atari pasiteri atari inde wakurebye kugira ngo ugire ikintu cyiza ari wowe na Kristo gusa ubasha gukora ibintu byiza aha urakoze cyane Serge tujye mu tuntu tundi rero Serge
Serge ni iki kimushimisha mu buzima bwe? ya Serge ikintu kinshimisha nkunda kuba ndiwe nkunda kuba ndiwe ntabwo nkunda kundi muntu sinkunda gusa n'undi muntu sinkunda gukora nk'ibyo undi muntu nkunda gukora ikintu umwuka mbwiye nkaba uwo ndiwe njyewe na mwuka wera like ni inshuti. Iki kintu kikubabaza ku buryo umuntu akikora avuga ati njyewe urambabaje? Njyewe buriya Juri iyo mubabaje birambabaza cyane, iyo ngiranye ikibazo nawe birambabaza cyane. Waba kugirana ikibazo n'undi muntu? Yes. Okay. Mu buzima bwawe n'iki kintu kigeze kukubabazaho ukavuga ati kino kintu sinakibagirwa? Ndibuka umunsi wa mbere umukobwa nakunze yangeze yanyanze namaze ibyumweru 2 narya. Wagiye mu rukundo uri muri secondaire cyangwa wararangije? Kigusetsa nibwo bwa mbere nge nari nkunze. Wari urangije secondaire cyangwa wari wo? Sinari ndangije secondaire, nari ndi muri primaire. Yego. Batangiye gukunda kera. Ya ibi byandi by'abana nakunze nyine nyiga muri primaire kandi nkunda umukobwa nyine tu, ariko umukobwa ntago yigaga muri primaire, yigaga muri secondaire. Umunsi umwe rero yamenye yuko niga muri primaire ahita nyanga. Ahita kwanga? Umunsi namenye yuko yiga muri primaire yahise anyanga. Amaze kunyanga ibyo bintu byarambabaje cyane kuko ibintu byo gukundana by'ukuri ntabyo narinzi. Nyine nabimenye. Kandi waramukundaga? Naramukundaga pe. Kugeza hano birakubabaza? Ntago kugeza n'ubu ngubu bimbabaza. Ariko byarakubabaje? Like icyo gihe byarambabaje kuko umara icyumweru cyose utarya? Nari ngiye kurangiza primaire ariko actually numva yanyanze niga muri mu wa mbere secondaire. Amenya yuko namubeshaga. Atabwa cyangizanye? Yes, amenya yuko namubeshaga. Yuko ni twakundanye niga primaire. So nahita nyanga kabisa. Ndababara cyane, ndababara pe. So ndumva ari cyo kintu numva cyambabaje mu buzima bwa nabo ari n'ibindi biba byarambabaje. Ari icyo kirarenze ibyo rero utarya Serge? Icyo ni kimwe, ni byinshi biba byarabaje umuntu, ariko n'urupfu rwa papa rwarambabaje gatoya, ariko cyane ahubwo cyuvuga gato rwambabaje gatoya kubera yuko nzi neza ko yagiye mu ijuru. Wow. Yes. So ntago byo byambabaje cyane kubera ko nari nzi ubuhamya bwe, nari nzi yuko ahagiye atari habi. So abantu batangajwe nuko papa yapfuye, nkajya mu rusengero nkajya kuramya Imana. Yes, nkajya kuramya Imana, birabatangaza ku buryo na pasiteri yavuze ati nagiye kurara muri ve icyo gihe. Papa yarapfuye akiri muri morgue, njya kurara muri ve. Njya kuramya Imana kubera yuko nari nzi neza yuko muzehe agiye mu ijuru, kubera yuko nari mbizi. Okay. Nabyo ntago nakubwira ko bitambabaje, byambabajeho gato. Ariko ku rundi ruhande ntabwo byagombaga kumbabaza cyane kubera ko nari nzahagiye. Okay. Serge ni ikintu cyagushimishije mu buzima bwawe? Ikintu cyanshimishije mu buzima bwanjye ni ukumenya Kristo. Kumenya Kristo, ibyo bintu byaranshimishije kugeza n'uyu munsi. Wow. Biracyanshimishije. You know, I'm proud. Ndi proud yo kuvuga ati ndakijijwe. Nta muntu nabihisha. Niyo umuntu ambwiye ngo ndakijijwe, Serge urakijijwe, biranshimisha, mba numva nyine ntazi, mba numva mpawe ishema no kwita. So urumva rero biranshimisha iyo umuntu ambwiye ngo Serge nakijijwe kubera igihangano wasohoye, Serge nakijijwe kubera this and that, nakijijwe kubera your testimony. Wumva urushijeho gukomera muri Kristo? Nimba hari abantu nyine bakijijwe barabyumva ururimi ndimo ndavuga yuko ari ibintu binezeza umuntu, yishima ku buryo bima imbaraga. Niyo mpamvu isi nubwo igoye ariko I try, ndagerageza uko bishoboka byose kugira ngo nkore ibishoboka byose kugira ngo nezeze Imana.
Serge mu buzima bwawe bwa secondaire nakahe gakoryo wakoreye muri secondaire agakoryo wumva wakoze hari agakoryo nakoze ndakibutse niga mu wa mbere ari neze gukina urusimbi n'undi mwana twiganaga tukiga muri apera ubunga hama noze prefe araza dusanga muri classe twasakuje twakinnye urusimbi noneho umwana ndamurya muri gitishe yose muri gitishe yose ariko yari yabanje kurya yamazeho ndibaza nsigarana igiceri cy'ijana noneho ndangije ndamurya noneho mumaraho burundu noneho n'itike yari afite ndayitwara n'itike yari gutegereza icyo gihe twafataga amabisi nyine n'itike yari gukoresha ndayirya ndayimara noneho ararira byatari arangije ajya kundega kwa prefe ebana baradukubise kuva munsi urayamuhase narayamuhaye ndamureka nyine turataha ako kantu niyo duhuye buri gihe nyine turaseka kuko ni ibintu nyine byari bisekeje urumva hari igihe umusore tujya twiganye tujya duhura ibyo bintu tukabyibukira tugaseka cyane Serge uri single cyangwa ufite umukunzi ubu ngubu status yawe imeze ite that's my private uko butwimye amakuru gusa icyo nshaka kubwira abantu ni uko ntabwo ndi single yes ariko that's my private ibyo birahagije icyo nicyo nashakaga ntabwo ari single yes hanyuma hari agapati tujya tugira muri kiganiro cyacu kuri uraturirimbira indirimbo 5 ukunda mu masegonda 30 5 songs ushaka uburyo ubigenza ntabwo zirimba zose mu masegonda ushaka uburyo uziririmba zikurimo wumva ziri mutima wawe kuko ukigira ngo menye amanote y'izo no uranirimba si ngombwa gitari ntabwo ari ngombwa gitari indirimbo 5 wandemanye umutima ukuramya uzuzamo yes Uwiteka aramagishe niyo naca mu bikomeye yawe nishimiye kuzakubona Yesu ugusaba ugarutse kunjyana amashimwe ndetse n'icyubahiro byose ni ibyawe byose ni ibyawe kizashize bayenye okay your love is unconditional yeah okay urakoze cyane hanyuma wenda tugana ku musozo agira inama ugira abantu badukurikiye by'umwihariko abahanzi n'abantu babakunda urubyiruko muri rusange message yawe ku bantu badukurikiye message yanjye ntabwo iri buze kuba nini iraza kuba ijambo ry'Imana ndibuze kubaha riri mu Baroma 8:1 ngo nuko rero noneho abari muri Kristo Yesu ntateka bazacirwaho that's it abari muri Kristo Yesu bizeye Kristo Yesu umwami n'umukiza ntateka bazacirwaho wow n'abatarimo bajyemo n'abataramenya Kristo Yesu please harimo buryohe namwe murebe kabisa namwe murebe niba tumeze nabi Eh, twararyohewe okay murakoze cyane Imana ibaho umugisha Serge wakoze cyane God bless you Bless you more.